Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe kandi mbifurije igitondo cyiza. Dukomeje gahunda yacu nk'uko mumaze kubimenyera yo kwiga igitabo inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya. Uyu munsi turi ku cyigisho cya 8 kivuga ngo gutegeka irari ry'ibyo kurya, aho tugeze ku ngingo ikomeye cyane iri ku kagingo ka 246 kavuga ngo ingaruka zigera ku mubiri, ubwenge n'umutimanama bitewe n'umururumba. Abanyeshuri benshi bafite ubujiji bukabije ku byerekeranye n'ubushobozi bukomeye imirire igira ku buzima. Bamwe ntibigeze bakoresha imbaraga ngo bategeke irari ryabo mu mirire ndetse n'iminywere, cyangwa ngo bubahirize amabwiriza akwiranye n'imirire. Bararya bikabije ndetse n'ibyo kurya bigengaho, kandi bamwe bakarya hagati y'ibihe byo kurya bisanzwe igihe bahuye n'ikigeragezo. Niba abavuga yuko ari abakristo bashaka gukemura ibibazo bibahangayikishije, ni kuki intekerezo zabo zinangiye? Ni kuki ibyifuzo byabo mu iyobokamana birangwa n'intege nke, bakaba batanashaka ibihe byinshi kujya mbere ngo barenze amaso ibyateguwe ku meza? Aha rero niho ruzingiye ingata, niba nta yindi mpamvu. Benshi bitandukanya n'Imana bitewe no kwizirika ku irari ryabo. Uwita ku gishwi akaba azi n'umubare w'imisatsi iri ku mitwe yacu, abona icyaha cy'abizirika ku irari ribi rirwanya ubushobozi bw'umubiri, rigateza umwijima mu ntekerezo kandi rigaca intege umutimanama. Rero ibyo ntabwo bibura kubyara ingaruka haba ku mubiri, ubwenge ndetse n'umutimanama. Reka dusabe Imana muri iki gitondo kugira ngo iturinde bene iki cyaha cy'umururumba, kuryagagura, kurya ibihe byinshi hagati y'amafunguro yagenwe. Ibi ni icyaha dukwiriye kwirinda. Reka rero iki gitondo amahoro Imana itanga aba ariyo akomeza kubana natwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.